ni ikibazo gukundana n'ingegera nk'izi ngizi umuntu abatazi n'amazituka umuntu abatazi wenda zitaba n'umuntu tarime ngewe mwese mbatware ariko bahana ndabarongora mwese mbatware Bravo. Uyu mama wa Kibasumba. Nyine zakico kirara ku iposta. Mu rugo ni mu Mutara ariko nyine nazindutse kubera nyine umuntu wanumye yangira hano ku gihe. Ntabwo ndi butinda hano. Ahari bamu hano gupaka. ukavanye ku iposta. Ego nyagasani niko Kibasu ngaho ngwino ibyo urimo gukora bivemo uze hano umbwire harya ngo waje kumenyana n'abantu bo mu Mutara gutera ni umusore twahuriye kuri Facebook none se kandi wa mukobwa uranzurana ni imyaka ufite ntabwo ikwemerera kujya muri ibi bintu yose mama gukundana ni ikibazo weho ni ikibazo gukundana n'ingegera nk'izi ngizi umuntu abatazi n'amazituka umuntu abatazi wenda zitaba n'umuntu kuri Facebook ukundana n'abantu utakuzi bataka wenda n'inyamaswa mageshe wanjye ndamuzi afite n'imodoka niko yambwiye nanjye narinumwe ntabwo ari nge sheri wenyine nuko bari bantumye nanjye ntabwo kandi urabizi iyo umuntu agutumye ugomba kumutumikira nyine yambwiye ngo umuntu yandikira agapapuro mushyire ntabwo kwandikira genda caho genda vira mu rugo w'inkora mu ntoki genda caho genda ntuzangarukire no mu rugo umvura tumubwire ko mukunda oya nta kumukunda nagende namvire mu rugo sema wagiye ugabanya umutima mu bwonko n'undi munsi ntuzangarukire mu rugo none se nzirongora uzarongorwa n'abafite imitungo kandi hari umuhungu ugukunda uriya muhungu rwose yakwemereye ko azaduha inka 5 uriya arabunze iki utazi niyo aturuka ese ni ibiki umva nkubwire mbabarira mvaho mbabarira ntakugiye mbabarira mvaho utangiye no kunkankamira caho genda mbabarira mvaho naho ngiye ariko nshaka hiki yego ndaje ndahamagara so turabisubiramo ariko gasuzugura ndamaze winonga n'agatoki ntasoni sezi agasuzugura kakugeze ku maso yego kumaze iki umva mama mbabare munarimbwira gutyo aho amenyanye na data narimbari aho narimbari kujya kumenyana umushyitsa mwacese mujya kumbyara narimbari uraza umbwira ubusa ku musore nikundi umva nkubwire ariko nubwo ndimo kugusekera ntago binshimishije ntago gushimishije siki uko namenyanye naso nanjye yaranshutse nari ndi umumanse weho kubiswa ari umumanse umfite kinyama niyo wakimbeshye kuzimu sinakemera tigisa amabuna ayo ngayo sa amabuna avamwiki yewe iko Kibasumba akemwe ningewe ube wahera nyabiza naguhaga ariko se wandika ariko se Kibasu wanda baringa kurupa hangaha koko uragira ngo agahinda so yanteye akaba ari mu buroko n'ubu ngubu koko ukomereza nawe ukantere nk'imfura yanjye umwana umwe koko njyewe ukuntu ndeba ubwiza mfite urabona reba ariko ntacyo mbaye nuname reba mwana wanjye nuname ngiye fatorosha nkorope hano hantu siko usuzugura mubyeyi we usuzugura mwana wanjye hanga urasuzugura we ngiye nkorope hano hantu wese wakoropa koko wakwihanganya ugakoropa hangaha ubwo bwiza urata icyo kibera urata ko batagira gutya ngo bashyire mu nkono barye icyo ngicyo ko kiribwa n'imonyo kigashira kikabura wakwihanganya ko kugaca ubwenge ukuna mugakoropa hangaha inde
wakoze ko atari njye uri kubwira ni wowe urabona nikanambaye ikanzu nziza niteguye sheri umushubije yuramwanze ngo nagasore k'amafuti nta n'urusoni none se mwana wanjye ko ukangana uko nguko aba njya gufata indobo nunama ahangaha nkorope wakwihanganye ko ubu nararuhuse ntari nakubyara none mbonye incungu utangiye kungaragura gutya wagize ukamenya ko nakubyaye kuko nakuboneye izuba reba ariko hera kurwara uzamure ku mavi yanjye uzamure ku matako yanjye ureba inzara zanjye urazibona reba mu biganza byanjye njyewe nuname mfata itoroshe nkoropa aha hantu ese ndikubwira gutya nta mukozi uri hano mu nzu ntabwo yabikora uretse ko reba ariko ukuntu mpagaze urambona reba nta n'ubusore ngo nkoropa hano hantu uzabaze nawe wacu wapfuye gutyo we rega mwana wanjye ubwo bwiza urimo kuvuga rwose ubwo bwiza rwose ndabizi uri mwiza ufite itako ryiza ufite ikibuno cyiza ariko mwana wanjye ikintu nkwifurije ni kimwe nuko uzabyara ugaheka nawe ububyaye akakugira nk'uko urimo kugira ariko nta kibazo fata urupapuro rwawe jyana ahangaha niho ku nzu ya nimero ya 2 niho abantu kweri koko nizi nkweto umuntu uvuye mu mutarara ariko ndabona abaturage no sudi henda hano hari iterambere ariko nta iterambere ririmo ikindi kandi ni n'umukwe wabo ntabwo basuzugura yemwe muraho amakuru y'iminsi mubyeyi amakuru ni meza murakomeye nagendaga nitwa Sentama urwo ni za Mutara hafi n'umupaka i Uganda mbese iwacu ni kure none se ukaba ugenzwa n'iki mw'urugo aha ikitugenza cyo rero ni amahoro ni amahoro rwose ariko hagati aho ngo mfite n'akantu nabazaniye iyi ni impano y'umujyanye mubyeyi ni impano akira n'ibyawe rwose ni amata dore iwacu ndabanza kuyakira amenye uburyo aje n'uburyo nyine nyakiriye aha ubu rero se wowe ntabwo ndeba ukabona yuko rwose dore nuko nambaye ingofero n'uruhara rugiye kuza reka ngewe ntabwo napfa kwakira ibintu ntazi iyo bivuye none se umukobwa wanyu ntabwo yabambwira umukobwa wacu se muraziranye turaziranye nyamara nubwo wenda tutajya duhura cyane ariko ibi ngibi dore byagize turaziranye nari mbasuye reka nza n'agaturende nicaye ntabwo mufite yego nyagasani iby'iki gihe bisigaye bigenda nta mababa ngaho ngo ntumbwire mwana wanjye kuba ugeze inahangaha ko nzi ko bisi zacitse intambara yazijyanye wageze inahangaho aha wa mubyeyi we se bwa rero umugabo yumva umugabo burya nta kintu umuntu adakora kugira ngo ndabone nyine umuntu bazaba bazabana nyine nawe urabyumva ubwo nyine byabaye ngombwa ko naciye mu gishanga ndaterera dore ubwo nageze Kayonza saa 6 ndakubita gutyo na za mabare naciye no mu mazi ubu rero wahise ufata n'umwanzuro yuko ngo muzabana aha kugira ngo se bitagoranye nanamutwara nta kibazo urego kurabe ako kaje ego mama ahubwo se arahari ikibazo hano hari umuntu ugushaka muzanira agatebe yicara
Sheri wawe yambi Kibasumba. Sheri umeze neza Ndaho. nari mukumbuye baby how are you nari mukumbuye shaho Yesu umeze ute Ndaho. Narakwandikiye ntiwanyandikira. ntabwo ndi kwiyumvisha karoti uri kumwe Ni njyewe. Yesu wese ko batakwakiriye Aha. Naje ni njyewe dore. se ko utamwakiriye ma yego ko njye ntabwo njya nakira abantu ntazi. Nta kibazo ariko. Sheri nawe cyane mbwira amakuru rero Aha, nawe wicare. reka nzagire nicare Aha. nanjye reka nzagire nicare Ubwo nkubonye rwose. Yesu we N'umunaniro nari mfite ni nkaho ushize. nari mukumbuye Sheri si ubwo kuki utari warakundishije kare kose Naranditse. Negereza kutsubiza. Mubyeyi kawe ni amata yanyu. Aya ni amata yanyu. wafashe Ni inkwano? Aha. Yego ko. Aya. Noneho se bankorera nyine fata Oya, fata dore. akadu bakuzaniye Iwacu mu muco wacu zirakamwa. Aya rero ni amata nabazaniye. Muze kunywa nyine namwe mwumve inka z'iwacu zirakamwa. Zirakamwa cyane. Yego ko ma. Ngaho murakoze mwana wanjye. Cyane rwose. Cyane naho. nari mukumbuye Ni wowe Kibasumba rero. nari mukumbuye umva mama yari yarabyanze ko nza kugusura imodoka zimva imfunguzo z'imodoka yarazibitse abantu yaranze Ariko mubyeyi rwose pe. Kora hangaha. Iyo mujya kwita muba mwabibonye. Umukobwa wanyu ni Kibasumba. Nukuri ndaryama simbona ibitotsi. Ndashiguka iyo ntekereje Kibasumba. Sheri turajyana basi. imvugo ego masuransiga ego Sheri ntabwo Ibintu byo kwandika ku maposita generali. reka Sheri turijyana Umva nkubwire rero wa muhungu. Nta nubwo navuga ngo uri umugabo. Ntabwo umwana wanjye namushingira umuntu. Ego ibi bikabutura bimeze gutya. Izi ni imisitire mubyeyi. Reka sinamugura. Iyi misitire. kuva mukecuru byanga tuzishingira Sheri kwikundira nawe Kuri. Hanyuma se nimumara kwishingira nyenzi asigarana nande. uzashaka abakozi Nta bakozi nshaka ni wowe uzabyihorere None se mubyeyi. Ko dukunda ntadushaka kubana. Waretse tukarongorana. Hoya ibyo kurongorana ntibirimo. Ntabwo nashingira umuntu wabikoti wabishati nkareba ibipantaro. umva Sheri ntugire ikibazo hata mu rugo dufite amafaranga menshi nzakwitaho nk'uko ubishaka Ni ukuri na mama we nabishaka. Iwacu turoroye nawe mwese ndabarongorera icyarimwe njyewe mwese mbatware. Ariko amahana Ndabarongora mwese mbatware.